amazu n'imirima y'aba baturage bagasarura bakajyana ku isoko, bajya kureba bagasanga imirima yabo irera. Ibi bikorwa ngo bijyana n'ibindi bitandukanye by'urugomo biranga aba bana, bagasaba ko hagira igikorwa. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango buvuga ko iki kibazo bakimenye ndetse ko hari icyo barimo gukora nk'ingamba, nk'uko babiganirije mugenzi wacu Elias Dushimimana. Hari abaturage batuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango, by'umwihariko abari hafi y'umujyi wa Ruhango, bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'abana bavuye mu ishuri bagahitamo kuba mu buzima bwo ku muhanda. Bamwe muri bo baganiriye n'umunyamakuru wa ATV, bamubwiye ko batorohewe cyane nuko aba bana babiba ibintu bitandukanye, yaba ibiri mu ngo, ibyo bahinze mu mirima cyangwa kubashikuza ibyo bafite mu nzira. Abana bagenda ku mihanda benshi cyane, usanga umunsi na ruke hari igihe bagenda basanga baranibye, bagize gute, basanga nicyo kibazo tuba dufite. Isafiriya barayitwara rwose kubera ko babirwa bazerera, ubona ni mayibobo zo ku muhanda rwose. Kuduhangayikisha ubu ngubu ni ubwana bwavuye mu ishuri, nibwo buri kuduhangayikisha. Ugasanga ubwana urabuhendahenda kujya ku ishuri ntibubyemere, ugasanga nabyo ni ikibazo. Abana nyine barajya mu mirima bakangiza kubera kutajya mu ishuri, bakakina mu myumbati bakayivunagura, iyo barandura nayo bakayirandura, ugasanga mbese umutekano barawuhungabanyije. Ubwo bazamo bakiye, yewe byambayeho imyumbati hanjye barayisarura, abana bayirandura bakayisarura, ibishyimbo bagasarura, bakajyana nyine bakahurira mu gihuru bakagenda bakagurisha. Ku manywa bari mu bihuru baryamye, ariko nko mu ma saa sita z'amanywa, saa munani, nabwo hari igihe usanga banyanyagiye bari bagusuzugura, bagahita bakwambura icyo ufite, bakagushikuza telefone, bakagushikuza n'agashakoshi. Abana ko baba baturutse hirya no hino bacumutse iwabo ugira ngo nabinaha hafi aha, utwana tuba twavuye mu misozi tukaza twigira twa mayibobo, bakabaza ukumva gaturutse ngo za Kibiri, ngo za hehe, za Kanazi. Ahubwo ubu turimo turatakamba tubwira ba gitifu ni mu dutabare rwose. Abantu batumariye imyaka mukabona, kandi si ukukubeshya, ubu naguha urugero, iyi migendere y'ejo bundi yose bayikuyemo amatiki, izina ry'Imana. Jumba mu ngo barahagera, bamesha imyenda rwose baraza bakayitwara. Bitewe n'ingaruka ubujura bubageraho, aba baturage baboneyeho gusaba leta guhagurukira iki kibazo kibabangamiye. Ngira nko kuvuga, ugasanga ubwana ati nyumvira ibyo azanye, ati kandi buriya twamutera ibuye, ugasanga nabyo ni ikibazo. Kurikiranywe ngo nk'inzego zo mu midugudu n'akagari bagombye gufatanya bakareba ikibazo abo bana bafite gituma batajya ku ishuri, barangiza bagahungabanya umutekano. Ukase ubwo ubibona uhinga ntusarure, kandi abana bakaza bakabyiba, cyangwa n'abandi njoro bigize ibintu bidahinga ugira ngo ni byiza. Kandi barahingisha, bashoye amafaranga, batundishije ifumbire, bageze ute. Leta turayisaba ubufasha bwo kuduhagurukiriza abantu b'abayobozi nk'abo bana, nk'abariya bararirondo bakabajya baducungira bakadufasha, bakabafata bakajya babasubiza iwabo. Ayiterewe Larisi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango, agaruka kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni, yabwiye ATV ko iki kibazo cyari cyatangiye guhagurukirwa, aho yanaboneyeho gusaba ababyeyi kwita ku nshingano zabo. Abana bitwa ko bamwe bakeka ko bari mu muhanda, nyamara bari ku ishuri bamwe na bamwe, wenda bakaza bakaboneka mu gihe cya nimugoroba cyangwa se mu ma weekend, cyane abo n'ubundi cyane ndavuga mu Ruhango twakuyemo, bari basanzwe mu muhanda tukabakuramo tukabajyana ku ishuri. Usanga rero akenshi bakunze kuhagaruka, ariko navuga ko nta bandi benshi baturuka ahandi nzi, wenda babaye bahari umuntu yareba ikibazo cyabo, ariko mu by'ukuri ntabwo wenda ikibazo gikabije nk'uko bakivuga. Ibyo kwiba byo ntabyo nzi. Ikibazo cyari gihari ni abantu basaga nk'abambura abantu, ariko kugeza uyu munsi nacyo cyarahagaze. Icyo twasaba ababyeyi muri rusange ni ukugaruka ku nshingano za kibyeyi. Umubyeyi ukamenya ko umwana, ukamenya gucyaha umwana, ukamenya kumushyira ku murongo, ukamenya kumwigisha no kumuganiriza, ukanamwereka ko umukunzi. Nicyo gifasha abana kujya mu murongo muzima.
abaturage batorewe n'ubu bujura ndetse n'icyemezo cy'abana biyemeje kujya mu buzima bwo ku muhanda banagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ibiyobyabwenge banywa birimo na tineri. Elias Dushimimana, AIT.